kugira ngo ujye kuri podium yabo wazamukaga ikintu kimeze nko kuguhaga bakakuzamura bakagushyira nko hejuru iriya ibyuma byaho bivuga neza wabonaga ari heza cyane. Uwo mwana w'umuhungu yasengeye umuntu ufite igisebe, murabona bino bisebe bihora bijojoba umufunzo, umuhungu yaragisengeye cyuma ndeba kiruma hasigara inkovu. Noneho umupasiteri twari twicaranye nyiri iryo torero aravuga ati uyu muhungu natumiye nta mbaraga afite, atarasengera ibisebe gusa. Arambwira ati wowe aho uhagurukira ati nimbago barazita, natekereza ko nta na gripe njya nsenga ngo igende. Navuga ni Mana we, none atangiye kuvuga ngo imbago barazita, natekereza ko ntajya nanasenga ngo gripe ikiri. Navuga ni Mana we, kandi bo ntabwo bakeneye kusenga ngo utahe abantu bizere, oya bakeneye igitangaza cyako kanya, umurwayi akira ako kanya igisebe cyume. Ariko mwakurikiye Yesu, mwakwakiriye Yesu, munyikirize haleluya. Ubwoba bwaranyishe. Bishop akambwira ati urabona uriya arimo arasengera ibisebe, nta kindi kintu ashobora, arimo kumisha ibisebe gusa. Akajya ambwira ati wowe uhagurukira imbago barazita, amavuta yawe wavanye mu Rwanda ndayazi, imbago barajya bazijugunya. Nta na gripe ntashobora gusenga na gripe ngikira. Bitafata telefone nandikira umugabo wari wanjyanyeyo, ndamwandikira ambwira ijambo ryiza. Ndamwira ni wamemukiye kuki wanyohereje bene aha hantu? Arambwira ati ibyo bisebe biri gukira n'iby'inyuma, atari ko we nuhaguruka ibisebe by'ahantu hatagaragara biraza kugira gute gukira. Ibyo bintu ubyitondere, ntago abiki gihe bakeneye ko hakiri bitagaragara, kubera ko abantu bakunze igitangaza kuruta nyiri igitangaza, bakeneye igisebe cy'inyuma. Ubwo se muranyumvise? Uwo munsi narahagurutse bampa iminota myinshi yo kwigisha. Ntangiye kwigisha nsomye ijambo, bumva nta gitangaza cyabamo, bahita bayigabanya. Bari bamaye iminota 48. Ntangiye kwigisha maze gusoma ibyahishuwe 3:14 niho nari nsomye, mpita nsigarana iminota 24. Ubwo sindi 20 ningahe yose nari nyisomyemo. Ndataha. Ijambo ryitwa gukiza indwara ryatumye Yesu agira abantu benshi. Icya gatatu, yatanze ibiryo. Ibiki? Nawe ikintu kiba mu biryo gituma umuntu ufite imodoka ya miliyoni 50, wambaye costume y'ibihumbi 100, shongo y'ibihumbi 70, wambaye ishati na karuvati, ajya mu bukwe agatonda umurongo arindiriye ibiryo. Ukajya ubona ari ku murongo arindiriye ibiryo. Uyu muntu urwego ariho, imodoka yajemo, imyenda yambaye ntabwo yamwemereraga gutonda umurongo arindiriye. Ikintu kiba mu biryo kweri. Ako ngo mumubibona mute buriya? Umuntu afite ko ntacyo ari ku umurongo uragera pfira izuba ryamwisha arindiriye ibiryo. Ikintu kiba mu biryo, nawe uzumva umuntu aragusura akavuga ati yewe ati ndahaza ariko ndapfa gukora. Niba uhaze wabiretse urakoreramo iki? Nyine ntago nzi ikintu kiba mu biryo, cyaranyobeye nanjye. Ariko iri jambo ry'uko Yesu atanga ibiryo kandi abantu bakaba bakunda ibiryo, byatumye abantu baba benshi. Muranyumvise? Ariko batamwakiriye, bazanywe no kugira ngo abakize indwara, bazanywe no kugira ngo abahe amahirwe, bazanywe no kugira ngo abihere ibiryo. No muri generation turimo y'iki gihe, abantu ntibakunze Yesu, abantu bakunze ibintu Yesu akora. Ikintu cyanangaje rero, nimunyikirize haleluya. Mwatangiye kumva none icyo kiganiro? Murakoze. Mwongere munyikirize haleluya. Nabibonye mwatangiye kubyumva. Mwatangiye mbona mutabyumva ariko muragenda mubyumva. Noneho kugira ngo mubimenye, muribuka ko yigeze kubwiriza abantu ubutumwa bwiza, ababwiriza ubutumwa bwiza, ariko ngo Petero aza kuvamo aragenda abwira Yesu ngo sezerera abantu batahe, umunsi urakuze. Muraryibutse? Ariko ngo Yesu aravanga abantu tubasezereye bagwira isari mu nzira. Akora ikintu cyiza rero,
ngo arabicaza, arabagaburira, abaha ibiryo, abaha amafi n'imitsima, ngo abantu bararya barahaga. Hasaguka ikintu mwasomye mwese muri biriya cyitwa intonga. Izi ntonga ntabwo yazihaye abantu bose, zasagutse ari 12, aziha intumwa cyangwa abigishwa. Abigishwa zibahaye wanije ndimo ndeba terura ka binonga, ariko niza kwa gakapu kawe ntacyo, nimba ntacyo bitwaye, kampfungire ntacyo, banza ugafunge ntacyo. Noneho izo nonga zisagutse arazibaha. Rero nimurebe hano, rero nonga zirasagutse, azihaye abigishwa, nabo barazijyana. Ariko ngo abigishwa nabo ngo bari bamaze iminsi bariho igisuzuguro muri karitsiye, ngo abantu bababwira ngo Yesu mwirirwe inyuma, mwasize ibintu byanyu, abarobaga mwarabiretse, babamagahema mwarabiretse, bandi mwataye ingo, mwirirwa mu byumba by'amasengesho, nuguhora mugenda kandi nta gihinduka. Nabo bagize Imana babona Yesu wabo asaguye intonga, ngo arazibaha ngo bazijyane. Iyo ngo bazigeze muri karitsiye, umuntu akayishyira mu rugo, ariko akabaretse kuyifungura, kabwira umugore n'abana ati mbanza unzanira abaturanyi uhepfo n'uwo haruguru iburyo n'iyumoso. Ngo yaba hageze akabwira ati rero twagira ngo tubabwire Yesu, tubabwire. Ubu abantu bose barashaka kuvuga Yesu bagaragaza n'igitangaza yakoze, ariko Yesu wacu akomeye yagikoze, akanakomera atagikoze, ni umugabo w'intwari. Shamwa muhaye icyubahiro ko mwahabwa. Akomeye ibihe, mubivuga ibihe. Ngo umuntu agakora mu ntonga, agahereza umuntu ati mufate ku mitsima Yesu yaduhaye, undi ati mufate ku mitsima Yesu yaduhaye. Ngo uyiriye akumvira aryoshye, ngo abantu bukeye bahagarika imirimo yabo. Ngo umuntu aravuga ati nta mpamvu zo kujya guhinga umusiri, nta mpamvu zo kujya mu kimotari, nta mpamvu zo kujya mu buyede, nta mpamvu zo kujya mu mirimo ivunanye, kandi hari umugabo witwa Yesu bitangira ubuntu. Iyo abantu bamukurikiye abaha ibyo barya bari kumwe nawe, yarangiza akabaha n'ibyo batahana. Ngo abantu bunguka igitekerezo. Uwabyaye abana 5 akababwira ati uyu munsi nta mirimo yindi dukora, no kujya kureba Yesu. Ngo abantu bose bahita bafata udufuka bajya kureba Yesu. Ati ni ukwitwaza agafuka adakora igitangazo ukabura icyo ubitwaramo. Ngo abantu bahita bajya kureba Yesu, bajya kureba. Bibiliya yantangaje, nimunyikiriza murahabwa umugisha. Haleluya. Mbonye umuntu nyihoreye. Haleluya. Bibiliya yantangaje ngo bagiye kureba Yesu, ngo birirwa bamuhiga umunsi wose, baramubura. Bajya mu midugudu ntibamubona, bajya mu birorero ntibamubona. Ngo